Shalom mukundwa muri Kristo Yesu, tuguhaye ikaze hano kuri Senga Ubuhoke. Imana iguhe umugisha cyane cyane mwebwe abakoze subscribe. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ihindura ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze nawe uje ari ubwa mbere, nawe Imana iguhe umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Twagusaba nyuma yo gufashwa n'ijambo ry'Imana ducisha hano, nawe ntugende udakoze subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka duhamagare Umwuka Wera abane natwe. Mwuka Wera ngwino ubane natwe. Tugiye kuganira n'ubwoko bwawe n'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Mpinduka akanwa kawe Mwuka Wera, mpinduka ijwi ryawe Mwuka Wera, mpinduka igikoresho cya Mwuka Wera. Fungura amatwi ya buri wese uje hano kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Umuhe kumva no guhishurirwa no kumenya, kandi umuhe imbaraga zawe. Urakoze kuri Imana, umva gusenga. Tuguhaye amashimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen, amen. Tuje kuganira ku ijambo ryitwa kugaruza umugisha n'ubutware bwawe. Kugaruza umugisha n'ubutware. Umugisha n'ubutware ni ibintu bigabwa n'Imana, ikabigaba mu mwuka. Ntabwo ari ibintu bigaragara. Ni ibintu Imana igaba ikabirekura mu mwuka. Noneho bwa butware bukamanuka muri wowe, bukaba buri muri wowe. Hari ababuremanwa, hari abavukana ubutware. Inyenyeri y'ubutware, cyangwa se buri muntu wese ugiye kureba muri rusange, Imana yari yamuremeye gutwara. Ijambo riravuga ngo turimo umuntu mu ishusho yacu, ase natwe batware. Kumbe muri wowe harimo ubutware, harimo inyenyeri y'ubutware. Iyi nyenyeri y'ubutware rero ibasha kwibwa, ibasha kujyanwa. Iyo bayikwibye wisanga muri buri kimwe cyose wowe utwarwa, wowe udatwara. Ndetse rimwe na rimwe unanirwa kwitwara cyangwa se kwiyobora. Ubutware, ubuyobozi, ubutware, ubuyobozi. Iyo muri wowe wibwe iyi nyenyeri, utakaza ubushobozi bwo kwiyobora, utakaza ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo aho wakagombye gufata ibyemezo. Iyo ubu butware babugutwaye, iyo umugisha bawugutwaye bakawiba, ni ukuvuga ngo icyo ukoze cyose ntigikunda. Ni byiza rero ko uyu munsi twiga kuri ibi bintu uko ari bibiri. Nyuma yo kubyigaho, uyu munsi ndagucisha mu isengesho rigaruza ubutware, ndagucisha mu isengesho rigaruza umugisha wawe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tubone kugira gute gukomeza. Reka tujye mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 32. Itangiriro 25 umurongo wa 32. Ariko reka duhere ku murongo wa 29. Ngo bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse, kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha ubutware bwe. Hano tubonye uyu Yakobo agura ubutware bwa mukuru we. Kumbe ubutware bashobora kubugura. Mu isi y'umwuka nshobora kukureba nkagura ubutware utabizi. Ubutware nshobora kubugutwara twaryamanye. Ubutware nshobora kubugutwara nguhaye amafaranga. Mu mafaranga nguhaye, mu mwenda nguhaye, mu byo kurya nguhaye, nkagutwara ubutware. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndagira ngo ujijuke hano uhishurirwe, urebe ikuntu byagenze. Esawu yari umuhizi.
noneho umunsi umwe aza ntacyo yafashe. Yakobo aba mu rugo we arateka, amaze guteka ibiryo byahiye. Mukuru we aza ashonje, amusaba ku byo kurya. Undi nawe aramubwira ati oya, ntabwo naguha ibyo kurya byanjye keretse umpaye ubutware, ukabungurisha ubutware bwawe. Noneho uyu mugabo aramubwira ati we Esawu, none se bumariye iki ko ngiye kwicwa n'inzara? Hari abantu bagiye batakaza ubutware bwabo ku bintu biciriritse, ku bintu biri simple cyane. Umukobwa agatwarwa inyenyeri yiwe. Hari abantu hano mu isi turimo baba bakorera mu isi y'umwijima. Noneho muri kwa gukorera mu isi y'umwijima akaba ari kugendera ku makondisiyo. Isi y'umwijima aramuhaye kondisiyo ngo genda uzashake umukobwa umeze gutya na gutya, nuramuka uryamanye nawe uzabona icyo wifuza. Ariko uwo mukobwa ugasanga muri we arimwo inyenyeri runaka y'ubutware mu bya business, arimo inyenyeri runaka y'ubutware mu bya politiki, arimo inyenyeri runaka y'ubutware cyangwa se y'ubuyobozi. Mbega hari ibintu uwo mukobwa yaremewe gutwara, kuyobora. Yani bwa butware rero yaremewe kuyobora, akaba ubyumve iyo tuvuga ibi ngibi ni ubutware mu mwuka, si ubutware mu mubiri. Ni inyenyeri, ruvuga ngo ubutware bugira inyenyeri yabwo. Noneho sasa mu by'ukuri muri rusange Imana yari yaremye buri muntu wese iyi nyenyeri agomba kuba yifite y'ubutware. Yego ntabwo abatware bararutana, ariko hari abantu Imana yahaye gutwara imbaga nyamwinshi y'abantu, kuyobora abantu benshi. Noneho sasa iyi nyenyeri y'ubutware, hari abandi Imana yahaye inyenyeri itari yo gutwara abantu, ariko ari yo gutwara imitungo. Ari abantu nyine bayobora, bagomba kuyobora ibigo bikomeye, bagomba kuyobora imitungo myinshi cyane. Mbega akaba afite ubutware nyine ku butunzi, afite ubutware ku bintu, afite ubutware ku bantu. Noneho sasa izi ni inyenyeri zibwa. Mumenye ngo igihe cyose ngewe n'indi mu mwanya runaka nkaba nafite inyenyeri yabwo, ngerageza kujya kuyishaka. Iyo ngiye kuyishaka nkajya kuyishaka kwa Satani, banyibira, nshobora kuyiba wowe. Bashobora kuma kondisiyo bakambwira bati uzashake umwana w'imyaka 15 cyangwa se 18, cyangwa umukobwa urangije primaire cyangwa se secondaire cyangwa se university. Noneho abakobwa rero nabo kubera kutareba kure, yakabona nk'umuntu gutyo from nowhere arajaje mu buzima bwe, kumbe ntazi yuko ari kuri mission, ari kuri mutimukundwa muri Kristo Yesu. Arashaka ubutware bw'uwo muntu. Muri bwa butware bw'uwo muntu rero uyaryamana nawe. Hano tubonye ku bwa Esawu byabaye ibiryo. Ubutware bwe yabugurishije biciye mu kurya. Hari abandi bagurisha ubutware bwabo muri sexe, hari abandi bagurisha ubutware bwabo mu mafaranga make bahabwa, hari abandi bagurisha ubutware bwabo mu myenda, hari abandi bagurisha ubutware bwabo mu bifatika. Aha rero ikintu cyakwigisha yuko mu bifatika ushobora kwibwa, ushobora gusahurwa umwuka w'ubutware cyangwa inyenyeri y'ubutware. Mu bigaragara ushobora, muri bya bindi bigaragara uhabwa, ushobora kubyibwamo umwuka waguhesha ibigaragara byinshi. Iyo tuvuga inyenyeri, sobanukirwa ko ari umwuka mwiza Imana ibe yaragiye itereka ku bantu. Buriya mu ijuru haba imyuka, Imana ifite imyuka myiza myinshi cyane. Hari abantu rero Imana iba yarahaye, nuvuga ngo Yesu yaravuze ngo umuntu ntacyo mwabasha gukora mutabihawe na Data. Mu by'ukuri hano mu isi nta kintu umuntu ku giti cye abasha gukora nta mwuka umubashije kugikora. Icyo ukora cyiza, niba ugira neza, hari umwuka wo kugira neza uba ugufashije kugira ngo ukore neza. Iyo yabwibwe nuko bigenda. Ubwo butware rero tubonye Esawu murumuna we bavukana amaraso amwimye ibyo kurya. Aramuga ati ntabwo ndi buguhe ibyo kurya byanjye keretse ungurishije ubutware bwawe. Noneho kuri we nawe ntiyamenya ubutware icyo buvuze mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka ubutware ni ikintu gikomeye.
ugomba guha agaciro icyitwa ubutware mu isi y'umwuka. Ubwo butware rero kuko uyu atabuhaye agaciro, aramubwira ati se bumariye iki n'ubundi ko ngiye gupfa? Umva ba bantu batajya bihangana, ba bagabo batihangana, ba basore batihangana, wa mukobwa utihangana, uzagurisha ubuzima bwawe utabizi, uzagurisha imibereho yawe utayizi. Cyangwa se dushaka kuvuga turimo turavugana waramaze kugurisha ubutware bwawe, ariko ni waragarutse muri Yesu Kristo, ndagusengera ngo bukugaruke mu izina rya Yesu. Wibuke ko Imana yabwiye Esau, nako ise yabwiye Esau, Isaka yabwiye Esau, aramubwira ngo uzakorera mwene so ariko numugomera, uzakorera mwene so ariko numugomera uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Nivuga ngo uburetwa buza ku buzima bw'umuntu igihe yakuweho ubutware. Igihe cyose ubutware bukuvanyweho, wisanga mu buzima bw'uburetwa, wisanga hari igice runaka cy'ubuzima udashobora kudomina, ahubwo hari izindi mbaraga zikudomina muri icyo gice. Igihe wambuwe ubutware mu gice cya business, uzajya muri business wange bibyange, kuko hari imbaraga zizakudomina muri iyo business yawe, ntizizakwemerera gutambuka, kuko zagukuyeho umwuka wo kudomina muri business. Ubutware Abaswahili babyita kumiliki, nyota ya kumiliki. So wakati ambapo nyota yako ya kumiliki imenyafuliwa, imeondolewa, hakika unateseka. Igihe cyose inyenyeri y'ubutware yakukuweho, ugomba uwisanga wabaye umuretwa, twisanga uri umuntu mu bigeragezo. Ubutware rero ni ngombwa, ubutware mu kintu cyose. Natangiye mvuga ngo Imana ire mu muntu, yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware. Waremewe gutwara, ubwo butware urabufite. Ahubwo iyo wabunyazwe wisanga uri gutwarwa. Ndagusengera we watwarwaga n'izindi mbaraga, wisanze mu maboko y'abagutwazi, imbaraga zigutwaza igitugu, wisanga munsi y'ubucakara bw'imbaraga runaka, bitewe nuko izo mbaraga zagukuyeho ubutware bwawe. Aka kanya yewe wambaraga we wari uri ku buzima bw'uyu muntu, uranyumva? Ndi intorezo y'Uwiteka umwami Imana irwanisha, ndi intwaro z'intambara y'Uwiteka. Ni kuri njye Uwiteka acagagura ifarashi ntuyigenderaho. Ndagutegeka, rekura ubutware bw'uyu muntu, rekura ubutware bw'uyu mugabo, rekura ubutware bw'uyu mugore, rekura ubutware bw'uyu mukobwa. Zopetese kiriya horiya, rekura ubutware bw'uyu muntu. Wowe wabwibye ukabutwarira mu byo kurya, ukabutwarira mu byo kunywa yanyoye, ukabutwarira mu mafaranga mafaranga, ndagutegetse rekura ubwo butware. Wowe watwaye ubutware bw'uyu muntu butwariye mu mafaranga, ngo urimo uramufasha, kumba urimo uramunyaga, kumba urimo uramwiba, rekura ubwo butware mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura ngo ubwo butware wari warahawe bukugarukire. Ubutware mu gice cya business, niba uri mu business bukugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bw'urugo, niba waratakaje ubutware bw'urugo bukugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware mu kazi bukugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Ubutware bwo kwitwara wowe ubwawe bukugarukire kwa jina la Yesu wapfuye akazuka, ukinga ntagire ucingura. Inshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ubwo nawe ufite kuba wakomeza ugasenga, ugafatiraho, ukabohoza ubutware bwawe wibwe na Satani. Niki kiba iyo ku mubiri wawe ubwo butware buhigwa cyangwa babukwambuye? Igihe cyose wumva mu bitugu byawe bifite ikibazo, kuko buriya niyo mpamvu ubona abasirikare iyo bahawe amapeti ashyirwa ku rutugu, kuko ijambo riravuga ngo ubutware n'ubutegetsi bizaba ku bitugu bye. Ubutware n'ubutegetsi bizaba ku bitugu bye. Nivuga ngo rero ku bitugu hari ibanga rikomeye cyane. Iyo ubutware bwawe rero bawugukuyeho, cyangwa se abarozi bashaka kubugukuraho, kuko nanone mu isi y'umwuka iyo umuntu arogwa agenzwa n'abarozi mu mwuka, bagashaka kugira ngo bakuneshe. Icyambere nuko barwana no kugira ngo bagukureho ubutware, bagukureho n'imbaraga.
iyo bagukuyeho ubutware, kuko mu isi y'umwuka ubutware burubahwa. Umusirikare yaraje ajya imbere ya Yesu aramubwira ngo ngewe ndi umusirikare ufite abo ntwara, ariko kandi mfite abantwara, ngo iyo mbwiye mubo ntwara ngo genda baragenda, kandi nababwira ngo garuka bakagaruka. Ngo aramubwira ngo mwami, nanjye si byiza ko ugomba gukandagira iwanjye, ngo ahubwo tegeka. Urumva rero mu mwuka ubutware burakora, ubutware burakora Mosheri. Iyo rero umurozi ashaka kukudomina atangira gushakisha inyenyeri yawe y'ubutware akayigukuraho. Iyo yamaze kuyigukuraho rero atangira kugutwaza igitugu, kuko we ntiwaba ugifite kumutwara, ahubwo atangira kugutwaza igitugu. Rero nasobanuraga iyo ubwo butware bwagukuweho, kimwe mu bice by'ingingo zawe cyitwa ibitugu. Ibitugu, mu bitugu wumva utuntu, uba wumva mbega hadatekanye ku bitugu byawe. Ubwo rero ukeneye amasengesho y'ubwoko bw'intambara y'umwuka ubwawe, cyangwa se gushaka umukozi w'Imana akagufasha, cyangwa ubwawe ukisengera ukinjira mu isi y'umwuka ukajya kuburana ubutware bwawe. Rero ni ibintu by'ingenzi. Rero Yakobo yari umuhanga, Yakobo yari umunyabwenge. Ntabwo yifuzaga ko mukuru we azamutwara, kuko atifuzaga yuko mukuru we azamuyobora, azamutegeka. Niyo mpamvu yamuga ati kugira ngo nguhe ibiryo byanjye nuko ngurisha ubutware bwawe, kandi ukandahira yuko ubumpaye. Ndagusengera kugira ngo niba hari indahiro warahiriye igukuraho ubutware, iyo ndahiro iteshwa agaciro mu izina rya Yesu, ubutware bukugarukire. Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Dukomeje tugasoma ijambo ry'Imana. Hano ngo Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati se ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Inzara y'akanya gato bitumye agurisha ubuzima bw'iteka ryose. Inzara y'akanya gato bitumye agurisha ejo hiwe hazaza. Inzara y'akanya gato itumye yica icyerekezo cyiwe. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, wowe urireba ukabona ko ari nkawe ukennye ntacyo ufite, ariko mu mwuka hari abakubona bakabona uri umuntu udasanzwe. Mu mwuka hari abakubona bakabona uri umuntu ukomeye. Mu mwuka hari abakubona bakabona uri umuntu urenze. Mu mwuka hari abakubona bakabona uri umuntu ukaze. Rekeraho kwisuzugura, rekeraho kwipinga, wikwireberera mu bihe. Hari abantu bireberera mu bihe, noneho kuko baba bari mu bihe wenda by'ubukene bya krize, bakumva yuko ubwo bukene ari ubwabo ibihe byose. Cyangwa yaba arwaye kano kanya akumva yuko iyo ndwara ari yo kumuhitana, ugasanga yirukangiye mu bapfumu. Yagera ku mupfumu ugasanga mutwaye inyenyeri y'amagara meza, kwa kuguca indasago, kwa kugukoreraho udufindo n'ibiki byose, akakwiba inyenyeri y'amagara meza, akakwiba buri kimwe cyose, akagucucura ugasigara uri vide. Hari abantu bibiwe mu mazu y'abapfumu, babiba inyenyeri z'igikundiro, bababwiye ngo boga amazi, babahaye amazi bakabaha n'imiti ngo bagende bayoge. Baragenda barasahurwa gutyo, basigara bari vide, batwarwa igikundiro. Hari abandi bagiye batwarwa iyo nyenyeri y'ubutware. Hari abagiye batwarwa inyenyeri yo iribwa neza iragenda. Hari abandi bagiye bibwa, nuvuga ngo igihe waciwe indasago bakazica ku hangaha ku kiganza cyawe, menya ngo tiyari inyenyeri yo kwakira no gutunga barayitwaye, babirangiye. Hari abagiye bacibwa indasago zo ku birenge, mukamenya ngo wakandagiye ku birenge nye, wakandagiye mu nzu y'abapfumu. Uhereye guca indasago, menya ngo afashe intambwe zawe zizagenzurwa hari ikuzimu, zizakontororwa hari ikuzimu. Mu isi ya kirozi, wa muzimu, wa murozi cyangwa wa mupfumu akorana nawe, anwanishije ibirenge byawe na kuzimu. Bizatuma rero kuzimu niyo wava muri ibyo bintu ugakizwa, kuzimu izakomeza gukurikirana za ntambwe zawe. Intambuko yawe rero uzasanga wapi utava huri, icyo ukoze cyose kitemera. Nushaka gutera intambwe nyine ubone umuvuduko wagagombye kubukoreraho, si wo, bitewe na za mbaraga zidomina ibirenge byawe. Ndagusengera kugira ngo umwuka wera kubohore, amaraso Yesu Kristo agukize, zopetese kiriya horia. Ndatura ngo umwuka wera kubohore,
hagaruke inyenyeri y'ubutware bwawe mu izina rya Yesu, hagaruke inyenyeri y'ubutware bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka turebe rero ku bijyanye n'umugisha n'ubutware. N'umugisha n'iki? N'ubutware. Kugarura inyenyeri y'ubutware no kugarura umugisha wawe. Reka dusome rero, turacyari muri cya cyanditswe mu gice cyaho hariya, ubwo tugiye gusimbukira noneho 27 niho tugiye gusimbukira ku murongo waho wa 36. Handitswe ngo, aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina rye ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya. Yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramusubiza ati, Data, nta mugisha wansigiye. Reka nongere gusomera iri jambo kugira ngo ubyumve. Aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya. Yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho umugisha. Arongera aramusubiza ati, nta mugisha wansigiye. Birakwigisha iki hano? Hano urabyumva, uyu ni umugabo uri kwivugira ikibazo afite. Mu mwuka ahise abona yuko bamukuyeho ubutware. Cya kabiri, abonye yuko bamukuyeho n'umugisha, bamwibye umugisha. Ubutware babugukuraho, abarozi bagukuraho ubutware, abana b'umwijima bagukuraho ubutware, umugisha abana b'umwijima barawugutwara. Iyo tuvuga rero umugisha, utawitiranya n'amazu n'amamodoka, utawitiranya n'amafaranga, utawitiranya na biriya bigaragara. Umugisha ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, noneho wa mwuka mwiza ukagenda ugukonekta na bya bindi bifatika. Kandi zirikana ko handitse yuko umugisha Uwiteka atanga uzana ubucire ntiwongeremo umubabaro. Wa mugisha rero wazanye ubucire ariko hakazamwo imibabaro, uwo wawugiraho ikibazo. Wa mugisha wahabwa w'ubutunzi, bakakubwira ngo ntukanywe isukari, ntukarye inyama, ntukarye umunyu, ntukanywe amata, ntukagire. Uwo si umugisha, kuko umugisha Uwiteka atanga niyongeramo umubabaro. Umugisha Uwiteka atanga ukwemerera byose. Uba ufite ubwo butunzi, ukemerera kurya buri kimwe cyose wifuza, ukemerera gukora buri kimwe cyose wifuza, wemererwa kukirya. So rero umugisha nyakuri ni umwuka mwiza uhabwa ukaza ku buzima bwawe. Kuko rero ari umwuka barawiba, umwuka bawugukuraho, umwuka w'ubutware bawugukuraho. Nk'uko hano Yakobo ubwo abyivugiye, aravuze ati, izina ryo muntu ubwa mbere yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho iki? Umugisha. Tuti mukundwa muri Kristo Yesu, ushobora kuba unteze amatwi, baragukuyeho umugisha w'ukuboko kwiza, baragukuyeho umugisha w'igikundiro. Ushobora kuba unteze amatwi, baragukuyeho umugisha w'ubutunzi. Urabona amafaranga ariko kuyatunga ntibikunda, kuko kubona amafaranga ni kimwe no kuyatunga ni ikindi. Kubona ibintu ni kimwe no kubigumana ni ikindi. Kubona akazi ni kimwe no kugira ngo ubone umusaruro w'ako kazi ukora ni ikindi. Gukora ni kimwe no kubona umusaruro w'ibyo ukora ni ikindi. Ibyo rero ni umugisha w'Imana ubizana. Umugisha w'Imana iyo ukuriho, akazi urakabona, kakazi kakabonera iki? Kakaguha umusaruro, kakaguteza imbere, ukava ku rwego ujya ku rundi. Niba ari amafaranga ari ay'umugisha w'Imana, urayabona, ya mafaranga akabyara ayandi, ndetse ukabasha kuyatunga. Ntabwo azagenda. Iyo aje agenda ni ukuvuga ngo ufite ikibazo mu isi y'umwuka, wambuye umugisha wo gutunga amafaranga, wambuye umugisha wo kubona akazi ngo ugatindeho. Ubona akazi ukakavaho, uhora uruhinduranya business, nkuhinduranya n'iki? Nkuhinduranya imyenda. Wagiye muri business uyu munsi, ejo wayivuyemo wagiye muri zose, ukazasanga birangiye n'ubundi ucuruje za business z'ubwoko bwose, ariko nta na kimwe wazivanyemo. Wowe hita umenya ngo umugisha bawunkuyeho. Hari abantu bagenda umugisha barawubambuye, hari abantu bagenda ubutware barabukuweho. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero umugisha ahangaha wabyumvise. Yakobo yaraje
Esawu yaraje abaza se ngo data nta mugisha usigaranye, nta mugisha na muke usigaranye, umugisha na muke usigaranye. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Ngo arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye. Ukuntu noneho ise yamubwiye ngo Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara. Kumbe hari abantu bahawe gutwara abandi, ngo na bene se bose nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino y'imyaka nagukorera iki mwana wanjye? Esawu asubiza ati nta mugisha n'umwe nsigaranye data, jye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturikararira. Isaka ise aramusubiza ati ubuturo bwawe buzabe kure y'umweru w'ubutaka. Ubu si uyu n'umugisha hawe, ngo buzabe kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe niyo izakubeshaho. Umva umugisha hawe nuwo kurwana, noneho yarwana inkota ye ikamubeshaho, ariko ubuturo bwiwe buzaba kure y'umweru w'ubutaka. Gusa icyo ahawe nuko inkota ye igomba kumubeshaho. Ngo kandi uzakorera murumuna wawe amuhaye. Umva umugisha wo gukorera murumuna we. Ngo nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Cyokoza wowe wibwa umugisha bakawugutwara, uramutse ugomye uburetwa bagushyizeho, Satani yagushyizeho bwakuvaho. Uburetwa abarozi bagushyizeho bwakuvaho, kugira ngo uburetwa washyizweho n'abarozi bukuve nuko ugomba kugoma, ukigomeka imbere yabo, ugahangana nabo, ugafata inkota mu sheri ya nkota, ukinjira mu ntambara y'umwuka, mu kibuga cy'intambara. Ijambo rirambwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota risumba, ngo riruta, rifite ubugi buruta ubw'izindi nkota zose. Riratera, rigahinguranya, rikagabanya umwuka n'ubugingo, ngo umusokoro n'umugufwa. Ngo ndetse ryihutira kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira ukanagambirira. Urumva rero biragusaba kugira ngo ujye mu mwuka ufata inkota ariryo jambo ry'Imana. Numara gufata inkota ariryo jambo ry'Imana, winjire ujye kubagagura, ujye guhangana n'abagukuyeho ubutware, winjire ujye guhangana n'abagukuyeho umugisha. Kuko uyu Esawu yabwiwe yuko naramuka agomye, akagoma aribwo azikuraho uburetwa yashyizweho na murumuna we. Ushobora kuba unkurikirana nawe utazi wagushyizeho uburetwa. Wenda ushobora kuba warabushyizweho na mushiki wawe, ushobora kuba warabushyizweho na mukuru wawe, ushobora kuba warabushyizweho n'ababyeyi bawe bwite, ushobora kuba warabushyizweho n'abantu mwiganye. Ubwo buretwa ushobora kuba warabushyizweho n'umuntu mwaryamanye mugakora sex, akagutwara ubutware, akagusigira uburetwa. Ushobora kuba warabushyizweho n'abapfumu wagiyemo, ushobora kuba warabushyizweho n'abo mwasenganye b'abanyamashyari, ushobora kuba warabushyizweho n'abakozi ba Satani. Ariko uracyafite amahirwe ufite yo kugira ngo ugarukane ubutware bwawe, kandi ugarukane n'umugisha wawe. Nuko ugomba kwigomeka. Wakwigomeka rero ukajya mu ntambara. Wajya mu ntambara, za ntambara twita iz'umwuka, ni intambara tuba tudakirana n'ibigaragara, ni intambara tuba tutarwana n'ibiboneka, ni intambara zibera mu isi itagaragara. Nawe ukinjira mu isi itagaragara, ukayijyamo ugiye kubohoza umugisha wawe, ukayijyamo ugiye kubohoza ubutware bwawe. Aho ufata inkota yitwa ijambo ry'Imana, aho wambara ingofero ariko gakiza, ariho wambara inkweto aribwo butumwa bwiza butwiteguza, ariho ukenyera ukuri, ugafata ingabo igucingira ariko kwizera, hanyuma ukinjira mu kibuga cy'intambara, aho ijambo ryavuze ngo nuko noneho mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwambara ingofero ariko gakiza, ngo kandi murangize byose mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza, ngo mukenyere ukuri kandi no gukiranuka, ngo ndetse mwambara ingabo ariko kwizera, ngo musengeshe umwuka iteka. Ni ukuvuga ngo ni ugufata izo ntwaro zose z'Imana ukinjira mu isi y'umwuka. Wamara kwinjira mu isi y'umwuka, ukajya hahandi ubona hafatiwe ubutware bwawe, ukajya hahandi hafatiriwe umugisha wawe, ugatangira gusenga udafite gushidikanya. Insengesho rijya mu ntambara ntabwo ari rya sengesho ryinginga,
ntabwo ari rya sengesho riboroka, ntabwo ari rya sengesho ritaka. Ni intambara nyine, za ntambara nawe uzi ba Joshua barwanye ari guhangana n'abandi. Habaga ari inkota aho ngaho irimo irakora mosheri. Nawe kugira ngo rero ugarure umugisha wawe, kugira ngo wongere kurekipera ubutware ababugukuyeho, biragusaba guhangana, biragusaba kujya mu isi y'umwuka, biragusaba gufata inkota ariko jambo ry'Imana, biragusaba kwambara agakiza ariyo ngofero, kugira ngo iyo ngofero ikingire umutwe wawe ikuzimu batayikubita bakayirasa iki, bakayirasa isasu cyangwa igikombora cyangwa umuroza akakurekurira ikombora y'ihembe. Bigusaba kugira ngo umaze kwikwiza neza mu mwuka, nimara kwikwiza mu mwuka utangire kubohoza, utangire gusenga, utangire kwiriza ubusa. Ntabwo ari buri masengesho yose ashobora kurekipera ubutware wahawe ubwo bakwibye. Ntabwo ari buri masengesho yose ashobora kugaruza umugisha wawe. Hari amasengesho yihariye agaruza umugisha umuntu yakuweho. Hari amasengesho yihariye agaruza ubutware umuntu yakuweho. Ndagusengera kano kanya rero mu mbaraga y'amaraso Yesu wagukuyeho ubutware, ndamutegeka kugira ngo aburekure, ndamutegeka kugira ngo aburekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndamutegeka kugira ngo wagukuyeho ubutware akurekurire inyenyeri y'ubutware, inyenyeri y'ubutware vayo mu izina rya Yesu Kristo, inyenyeri y'ubutware vayo mu izina rya Yesu Kristo, inyenyeri y'ubutware vayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuyoborera muri risengesho, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo ninjiye mu mwuka. Buri wese ufite inyenyeri yanjye y'ubutware ndayimunyaga mu izina rya Yesu Kristo, ndayimunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka, mfashe inkota ari ryo jambo ry'Imana. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira icyo intwara. Buri ntwaro yose abarozi bakoresheje kunkuraho ubutware, abakoresheje ibyo kurya, abakoresheje ibyo kunywa, abakoresheje amafaranga, abakoresheje ibyo kwambara, abakoresheje amayeri atandukanye bakankuraho ubutware, abakoresheje kuca indasano, bakoresheje inzembe, bakoresheje ibitambo kugira ngo bankureho ubutware. Ndi mu mwuka, ndabohoza ubutware bwanjye, ndabohoza nyenyeri y'ubutware bwanjye, ndabohoza nyenyeri y'ubutware bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabohoza mu izina rya Yesu Kristo ufite ubutware bwanjye, yaba ari umugore, yaba ari umugabo, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, yaba ari ukomeye, yaba uwiteka ari umuprotisiye, yaba ari umukinnyi w'umupira ufite inyenyeri yanjye, yaba ari umuprotisiye, yaba ari umucuruzi, yaba ari umunyabukorikori, yaba ari umwarimu, yaba ari umuyobozi runaka, uwo ari we wese wahawe inyenyeri yanjye y'ubutware akayinsahura, ndi mu mwuka ndayimunyaga, ndi mu mwuka ndayimunyaga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndayibohoza, ndayibohoza mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka, mu isi y'umwuka, ndafata mbere muntu wese ufite inyenyeri y'ubutware uyikoreraho, wamaze gukomera, yubaka izina aryubakiye ku nyenyeri yanjye. Hananuka wa muntu we mu izina rya Yesu Kristo, hananuka wa muntu we mu izina rya Yesu Kristo, hananuka wa muntu we mu izina rya Yesu Kristo, hananuka mu izina rya Yesu Kristo, hananuka mu izina rya Yesu Kristo. Rekura inyenyeri yanjye, rekura inyenyeri yanjye y'ubutware, ndayikunyaga mu izina rya Yesu, ndayikunyaga mu izina rya Yesu, ndayikunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho komeza usenga, komeza usenga watura yuko iyo nyenyeri uyinyaze uwayitwaye, komeza usenga watura yuko iyo nyenyeri uyinyaze umuntu wari wese, yaba ari mu muryango, yaba ari muri karitsiye, yaba ari muri iki gihugu, mu gihugu urimo, atura kumukurikiranye, atura kumukurikiranye. Dawidi yakurikiranye abari baje batera isi kuragi, barahasenya, batwara abagore baho, batwara n'imitungo byose. Ariko Dawidi ngo yikomeza kuwiteka, agisha inama Uwiteka, ababaza Uwiteka we mbakurikirane, ndagarura ibyo nanyazwe byose. Uwiteka aramubwira ati bakurikirane, uragarukana
iminyago nta na kimwe kiri utari bugarure mu byanyazwe. Dawidi rero kuko yari umuntu w'umunyentambara yakurikiranye abari bamwibye, abari bamusenyeye. Ndayankubwire ngo nawe kurikirana uwo muntu mu mwuka wagutwaye inyenyeri y'ubutware, kurikirana uwo muntu mu mwuka wagukuyeho umugisha, maze ugarure umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Atutu mu izina rya Yesu, buri wese wankuyeho umugisha wanjye akawunyiba mu buryo bw'ubucakura, mu buryo bwo kumpa amafaranga, akayampa yatongereye, akayampa yaturiyeho ibintu, mu izina rya Yesu Kristo ibyo byaturiwe ku mafaranga nakiriye kugira ngo bankoreho umugisha wo kwakira izo nyaturo, ndazihanagura ku biganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndazitesha agaciro. Ndi kumva mu mwuka hari umuntu wanyazwe umugisha wo gutunga ubutunzi, bawumunyaga biciye mu mafaranga yahawe afashijwe. Ayo mafaranga yakira ari mu buryo bw'agazi ngo no gufashwa, ariko kandi yabanje gutongerwa, yabanje gucishwa ku bicaniro by'abapfumu, ku bicaniro bya Satani. Atuti mu izina rya Yesu Kristo, buri mugisha wanjye wibiwe ku mafaranga nakiriye yabanze gucishwa ku bicaniro by'abapfumu, yabanje gucishwa ku bicaniro bya Satani, aratongerwa. Nanjye ndi mu mwuka ngaruje inyenyeri yanjye y'ubutunzi, ngaruje inyenyeri yanjye yo kwakira, yo gutunga amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Buri nyaturo yose, buri muvumo wose wamfashe biciye mu kwakira aya mafaranga yari yatongerewe, ndawusiba ku biganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndawusiba ku biganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndawusiba ku biganza byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, ngarurira ikiganza cyanjye cy'umugisha, ngarurira ukuboko kwanjye kumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngarurira ukuboko kwanjye kumugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona hari uwundi watwawe inyenyeri yo kuvuga akemerwa. Hari abantu Imana iba yaragize gute, yarahaye inyenyeri yo kuvuga bagakomveka abandi bantu. Umuntu yatangira kuvuga gusa, mu kuvuga kwe ukumva amagambo yiwe aragukomveka. Noneho sasa umuntu nk'uwo uba ufite iyo nyenyeri, iyo ugiye ku mupfumu arakubwira ngo cira hano, nawe ugacira. Hari umuntu watwaye iyo nyenyeri rero yo kuvuga akaba yabasha gukomveka abarimo arabwira. Yatambutsa speech ahagaze nk'imbere y'abantu, ya speech buri wese akumva akayumva neza. Nuvuga ngo akavuga, akaba afite ubwo bushobozi bwo kumvikanisha ibitekerezo bye, ariko ari n'inyenyeri ihariye yahawe. Noneho rero sasa kano kanya urimo uravuga ntiwumvwe. Kubera iki? Inyenyeri yawe warayigurishije. Mupfumu yaragutekinitse arakubwira ati cira ahangaha, nawe uremera uracira. Ntiwamenya ibanga ribaye, ntiwamenya mu isi y'umwuka aha akanwa kawe hagatanze, ntiwamenya mu isi y'umwuka aho utanze amagambo yawe. Ndakwaturaho mu izina rya Yesu Kristo, vuga uti Mwami Yesu Kristo, wantwaye inyenyeri yanjye yo kuvuga nkumvikanisha icyo mvuze abantu bakanyumva. Iyi nyenyeri ndayimunyaga. Abaye ari umupolitisiye uhagarara imbere y'abantu agatanga speech, yaba ari umupasiteri uhagarara imbere y'abantu, umubishop, umwapotre, umuhanuzi, umuvuga butumwa, wari wese waba ukorera ku nyenyeri y'ubujurano, iyo yanyibye ndayimunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Ndayimunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Zo petese kiri atura ngo munyaze wa muntu we ukorera ku nyenyeri yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uvuga ukwemerwa ari gukorera ku nyenyeri yanjye ndayikonyaga. Nongeye kuri protege mu izina rya Yesu. Ndayisubiranye zo petese kiri holia. Nanjye nsubiranye yanjye bwite. Atura ko nawe usubiranye yaho ku giti cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Subiranye ubutware bwanjye bwo ku rurimi, subiranye ubushobozi bwanjye bw'ururimi mu izina rya Yesu Kristo. Subiranye ubushobozi bw'akanwa kanjye mu izina rya Yesu Kristo. Kuvuga nkumvwa, kuvuga nkemerwa kwa jina la Yesu.
zo petese kriahoria. Nawe gira icyo watura usenga, senga, gira icyo watura usenga, gira icyo watura, garura urwo rurimi ruvuga kandi ibyo ruvuze bikumvikana. Ndagarura ururimi ruvuga ibyo ruvuze bikumvikana mu izina rya Yesu. Ndagarura ururimi ruvuga rugakomveka abandi mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagarura kuvuga nkumvirwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo kuvuga nkumvirwa ndabigarura kwa jina la Yesu. Wabinyaze vungwa, tsindwa wewe wari warabinyaze, tsindwa. Ndagufata mbiri mu mwuka, ndakuzirika wa mwuka we, ndakuzirika wa murozi we, ndagukanagira kwa jina la Yesu, ndakumena umutwe kwa jina la Yesu. Nkunyaze inyenyeri yanjye yo kuvuga nkumvirwa katika jina la Yesu. Nkunyaze inyenyeri yanjye yo kuvuga nkumvirwa kwa jina la Yesu. Zo petese kriahoria. Urakoze mwami w'abami, urakoze Imana igira neza. Shimira Imana ko ari Imana igaruye ubutware kuri wowe. Shimira Imana ko Imana igaruye iyo nyenyeri y'ubutware, irayigaruye. Shimira Imana ko Imana data wa twese igaruye inyenyeri y'ubuyobozi kuri wowe. Shimira Imana ko Imana igaruye inyenyeri yo kuvuga ukumbirwa. Zo petese kriahoria pata sakrababa. Muri iki gihe cyane wavuga ntihagire ukumva, acira kumvuga mu izina rya Yesu, acira kumvuga. Zo petese kriahoria, acira kumvuga mu izina rya Yesu Kristo, acira kumvuga mu izina rya Yesu Kristo, acira kumvuga mu izina rya Yesu Kristo, acira kumvuga mu izina rya Yesu Kristo. Zo petese kriahoria, acira ubutware wahoranye kuva kera mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Wowe umaze kwizera ko ubutware bukugarukiye, ibanga nuko ubundi iyo wamaze kwakira umugisha uhita nawe utanga ituro. Ntabwo umugisha upfa kuza, ujye umenya ngo umugisha ugendana n'ituro, umugisha ugendana n'ituro. Ntabwo Isaka yagombaga kurekura umugisha gutyo. Umugisha watanzwe ujya kuri Yakobo nibyo yatanze kuri Isaka, Isaka ararya. Nukuvuga ngo rero iyo ushaka kwikonekta nk'aya magambo n'iri sengesho twatuye natuye nk'umukozi w'Imana, kugira ngo wikonekte uwo mugisha ufate neza w'ibyo twatuye n'ituro. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ubwo ndavugana n'abandi batagira ubugugu kandi batagira gushidikanya ku cyitwa ituro. Batagira ubugugu, batagira no gushidikanya. Hari abantu mu buzima bwabo bashidikanye igihe cyose, bagashidikanya no ku mukozi w'Imana muzima Imana iba yazanye imbere yabo. Ufite amahirwe rero wowe turimo turasenga na rino sengesho kugira ngo umugisha wawe uwufate ukomeze. Ibyiza ni ugutura, ni ugutanga ituro. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Noneho rero ku isengesho rigarura inyenyeri nyirizina, mugende kuri channel yitwa isengesho ribohora official, muhakore subscribe. Naho ni channel nayo turi kuzamura, mugende muyizamure muyikore subscribe. Isengesho ribohora official, hariho isengesho ryihariye rigarura inyenyeri. Ni isengesho ryihariye rigarura inyenyeri. Wumve uko inyenyeri igaruka mu buryo bwo gusenga, urisenge. Iryo sengesho riri kuri iyo channel yitwa isengesho ribohora official, nayo ni yacu. Muyigeho, muyizamure, muyikandire subscribe, nayizamuke. Imana amahoro ibahe umugisha. Isengesho ribohora official. Hanyuma ukeneye ko twagufasha nyirizina ni 0782 70 65 42 0782 kudutera inkunga 0722 70 65 07 860 74 144. Izo nimero zose tubonekaho. Ushaka kudutera inkunga, ushaka kudushyigikira, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Mugire ibihe byiza, amahoro ya Kristo abane namwe. Nakagaruka kuri Senga Ubuhoke. Shalom shalom.